Ndabashuje inshuti z'umurage community, Yesu nashimwe cyane. Nkuko bisanzwe iteka ni mwene so Obededomu Froduwari. Tujye tugirana ibiganiro bitandukanye aho byibanda kuri gospel ndetse n'ibindi biganiro bifitiye inyungu sosiyete. Uyu munsi wa none turi mu kiganiro cya gospel, aho uyu munsi wa none tugiye kuganira ku muhanzi abantu benshi bakunze cyane ndetse bazi, ari we Mbonyicyambu Israel cyangwa se Israel Mbonyi. Akaba ari umuhanzi wakunzwe mu ndirimbo zitandukanye n'ubu ngubu agikunzwe. Ahangaha rero tugiye kuganira ku ntenge umunani cyangwa se ibya umunani Israel Mbonyi ashinzwa, bikaba bishobora kuba intandaro yo kuba yarangira cyangwa se yazimira mu gihe yaba atazikosoye. Ahangaha ni amakuru dukesha ikinyamakuru Impinga cyagaragaje izo ntenge umunani, zikaba ari intenge mbi zigaragaza ko uyu muhanzi Mbonyicyambu Israel, ahangaha iki kinyamakuru kikavuga ko cyaba cyarabitangarijwe n'abakunzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, bamusaba kuba yakwigira ku bandi bahanzi bagiye bamubanziriza. Iki kinyamakuru kikaba kigendeye ku rutonde rw'izi ntenge zivugwa kuri uyu musore, zikaba zitari nziza. Ahangaha ikinyamakuru tuzi cyane bita bwiza.com kikaba kikimara kubona ibimuvugwaho, kikaba cyarabajije Israel Mbonyi niba koko ibimuvugwaho byaba ari ukuri cyangwa se ari ibihuha. Mu gusubiza umunyamakuru akaba yaravuze ko atahita agira icyo abivugaho, kuko ijambo ry'Imana ribuza umuntu wese guhubuka. Muraza kuza kubibona muri iki kiganiro. Ahangaha zimwe muri izo ntenge mbi zashyizwe ku rutonde n'iki kinyamakuru Impinga. Hariho n'izavuye mu kiganiro yakoze kuri radiyo Isango. Birumvikana ahangaha mwihangane, turifashisha ibiganiro byagiye bitangwa, yaba ari ikinyamakuru Impinga ndetse n'ikinyamakuru Bwiza ndetse n'ibyaturutse kuri radiyo Isango. Ahangaha icya mbere ni ukwiyemera. Ahangaha muri iki kiganiro cyabaye kuri radiyo Isango Star, kikaba kigaragara ku rubuga rwa YouTube cyo ku itariki ya 4 Gicurasi 2019. Ahangaha ku munota wa 22 w'iyi video hakaba humvikana abanyamakuru bakomeye basesengura iby'uyu muhanzi Israel Mbonyi. Umunyamakuru Philipita akaba ahamya ko Israel Mbonyi yatangaje muri studio za Radio Isango Star ko yifunga cyangwa se yiyemera. Ahangaha mu kiganiro cye ngo Israel Mbonyi we ubwe akaba yarivugiye ko yifunga, ni ukuvuga ko yiyemera mu mvugo z'abahanzi baririmba indirimbo zitwa izisi, niko bajya bavuga. Philipita akaba akomeza aha ubuhamya bagenzi be Giselle na Emi agira ati, yarambwiye ahanga avuga Israel Mbonyi ati njya ndya umuntu sine, akaba mbese yandikirwa n'umuntu ntamusubize kuri WhatsApp kandi mfite umwanya, ati iyo ibintu byose bibonetse biramupango bita agaciro. Ahangaha kugeza ubu abanyamakuru benshi bakavuga ko uyu muhanzi cyangwa se uyu muririmbyi ababeshya, ndetse bakabihera bavuga ko yiyemera mu kuba yabaha ibiganiro, ari na kimwe mu byagabanyije umurindi w'icurangwa n'igikundiro cy'indirimbo ari gusohora muri iyi minsi. Bamwe mu bana bacuruza imiziki cyangwa se aba DJ baganiriye n'ikinyamakuru bita Impinga, bakaba bemeza ko indirimbo ze abantu baza bashaka arizo yahereyeho, naho izubu ntawe ukizibibaza. Akaba ari niyo mpamvu bigoye kubona mu mashini computer z'aba bana indirimbo ze zubu. Icya kabiri ari gusumbanisha abantu mu butumire. Ahangaha bamwe mu bategura ibiganiro batigeze bashaka ko amazina yabo ashyirwa ahagaragara cyangwa se avugwa, bakaba bemeza ko gutumira uyu muhanzi w'icyamamare bigorana cyane, aho aca amafaranga y'umurengero cyangwa se menshi, kandi akaba yakagombye kuborohereza, dore ko byinshi mu bitaramo baba bamutumiyemo ari ibitaramo bitishyuza. Ibi binashimangirwa na bamwe mu bayobozi b'amakorali bahuriza ku kuba yitabira ibitaramo by'abantu bise ngo basobanutse cyangwa bamuhaye amafaranga menshi. Umwe mu baganiriye n'umunyamakuru mu karere ka Nyarugenge ati, Mbonyi amaze kuba umusitari biragoye kumutumira, uriya mwana gusa mbabazwa nuko abahanzi b'Imana iyo bamaze kuzamuka birengagiza ko intego ya mbere ari ukuvuga ubutumwa. Ubwo rero ntibyari bikwiye ibyo guca amafaranga. Twe korali yacu ntayo yaduciye, ahubwo yakomeje kutubwira ngo
arareba umurebera inyungu ze manager. Undi muyobozi wakora iki kinyamakuru cyaganiriye nawe akaba yaravuze ko bamuhaye amafaranga 350,000 y'abacuranzi kuko abandi bamucurangiraga nabi. Icya gatatu ari ukwemerera abantu kwitabira ibitaramo n'ibiterane akabahinduka ku munota wa nyuma. Uyu muhanzi akaba avugwaho ko yemerera abantu ko azaza mu bitaramo byabo kuririmba, ubundi akabatenguha ntanatange impamvu zabaye, abantu bakamutegereza bagaheba. Iyi akaba ari inenge nayo yagarutsweho n'abakunzi b'umuziki waririmbiwe Imana, banemeza ko hari igihe abemerera ubundi akabahinduka ku munota wa nyuma, cyangwa se agakuraho telefone, cyangwa se yabapfa agasoni akabandikira ngo yagiye imahanga. Icyakane hari ukudaha agaciro no gusuzugura bamwe mu bahanzi bakorana umurimo w'Imana. Iyi nenge yakunze kumuvugwaho mu myaka yashize, akaba kuva yakwamamara iyi nenge yagiye imuvugwaho cyane kuko nyuma yo kuva mu Buhinde kwiga, bikaba bivuga ko yahise ahindura inshuti ze ndetse bamwe mu bo babanye nawe iyo mu mahanga bakaba bemeza ko yahise abicaho akimara kwamamara kandi ari bo yifashishaga. Umwe mu bo twabashije kuganira ufite company mu mujyi wa Kigali akaba yaraduhaye ubuhamya agira ati, mbonye yabaye umustar bro, ni byiza gusa yahise yica ku nshuti ze, you can't imagine, ntiwabyumvisha. Uzi ko mwandikira akambwira ngo ndinde aseka. Twarabanaga mu nzu imwe. Icya gatanu ari ukudashyigikira impano zikizamuka. Umwe mu bahanzi baba mu gihugu cy'Ubuhinde wagane n'iki kinyamakuru n'akaba yemeza ko yakuranye na Israel Mbonyi bacurangana ahantu bita Kamuhoza mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimisagara, akaba atarashatse ko amazina ye ajya agaragara. Yagize ati, njyewe twarakuranye tunacurangana, ubundi twamwitaga Eric gusa yarahindutse pe. Ntibikwiye ku muririmbyi uririmbira Imana njye ndanamwandikira ntansubize, gusa numva ko tubihuriye turi benshi. Yego wenda bafite abantu benshi bamushaka, ariko ntiwahamagara umuntu umwandikira amezi agashira ntacyo agusubiza. Ariko ahangaha birashoboka ko byaba biri kugenda binduka kuko mu minsi yashize nibwo yateguye uburyo bwo gufasha abanzi bukizamuka n'ubwo bushobora kuba bwaraburijwemo na COVID-19. Icya gatandatu, guca amafaranga y'ikirenga. Benshi mu bayobozi b'amakorali n'abahanzi bemeza ko uyu musore akwiriye kwikosora ngo kuko si ku muririmbyi w'Imana yakagombye kubaho. Aca amafaranga ahantu hose mu rwego rwo kuririmbira Imana. Umwe wo mu itorero rya ADEPR w'umuhanzi yagize ati, njye ntegura igitaramo naramutumiye yanga kuza, aranyemerera ko azaza ndetse yari yanyemereye ko azamfashisha gutumira kuri IG ye cyangwa se ku rubuga rwe rwa Instagram, ariko narategereje amaso ahera mu kirere gusa. Yarambabaje niyo ambwira amafaranga nari kuyamuha ariko ntambeshye. Israel Mbonyi icyambu mu myaka yashize akaba yarahoze acuranga mu rusengero mu ntara y'Amajyaruguru i Musanze, hakaba ari imwe mu makorali yigeze kumutumira mu ntara ayica $2,000,000. Icya karindwi ari kuza yakerewe mu bitaramo n'ibiterane. Iki nacyo ni igihurizwa n'abantu benshi baganiriye n'urubuga impinga.com bemeza ko akererwa ibitaramo akaba ari ingeso usanga benshi mu barokore banga, aho uyu muririmbyi ahagera akicara akanya gato igihe cyo kuririmba bamwemereye kigeze. Urugero rwatanzwe n'umwe mu bakristo basengera i Bethsaida, akaba ari n'umuhanzi utarashatse ko tumuvuga amazina, akaba yaragarutse mu gitaramo cyo gushyigikira umwana witwa Sheja cyabereye ahitwa i Bethsaida Holy Church mu Gakinjiro ka Gisozi ahazwi nko kwa Rugamba. Yemeza ko Mbonyi cyangwa Israel yaje yakera bigatuma benshi mu bakristo babyinubira. Rurangwa akaba ari iryo zina twamwise, yagize ati, ntibikwiriye ko umuntu nkuriya ufatwa nk'icyitegererezo yakwigira kuriya gusa zikwicisha bugufi mu buryarya kandi agira akarimi keza, akaba yakujijisha akigira umwana mwiza. Birakwiye ko ahindura imyitwarire. Ubu se abandi bahanzi banamurushije kwamamara ko bagiye bicisha bugufi. Reba nk'umusaza Aime Simeon Kabera, Dominique Ashimwe n'abandi yajya afatira icyitegererezo. Ntibikwiye, akaba yarabivugaga yarakaye. Icya munani, kuririmba mu bitaramo byabereye mu tubyiniro no mu tubari. Bisa n'ibigora kwakira
mu bantu benshi bakijijwe, nubwo bamwe basanga nta kibazo kubona ko umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana yakwitabira igitaramo kirimo inzoga z'amoko atandukanye, ndetse n'abahanzi badahuje kwemera bitwa ko bataririmbira Imana, aho bakunze kwita abisi. Ariko ngo ibyo siko bimeze ku ruhande rw'uyu muhanzi, kuko we usanga yitabira ibitaramo bitandukanye bipfa kuba bimuha amafaranga menshi. Ibi hari bamwe mu barokore basanga bidakwiriye, aho bemeza ko ari ibirere bibangikanye, ni ibirere bibiri biba bitandukanye, different atmospheres, ko umuririmbyi wo kuramya yakagombye kuba akorera mu kirere kirobanuye. Guca amafaranga y'umurengera, kwemera kuririmba mu tubari atagize impungenge ko bamumenaho inzoga, bigaragaza ko icyo umuririmbyi ukora bene ibi bikorwa ntaho atandukaniye n'ab'isi bashyira imbere gukora amafaranga. Israel Mbonyi hari igitaramo yigeze kwitabira cyari cyateguwe n'umushoramari nyiri ikipe ya Gasogi ndetse na TV1 akaba Kenisi, aho Mbonyi yahuriye ku rubyiniro na Christopher na Bruce Melody uzwi mu ndirimbo Ikinyafu, n'umuhanzi bita Yvonne Chakachaka ukomoka mu gihugu cy'Afrika y'Epfo. Umwe mu bavugabutumwa bakunda kubwiriza mu biterane bikomeye bigaragaramo abahanzi, waganiriye n'urubuga bita impinga.com wo mu karere ka Nyarugenge, utarashatse ko amazina ye ajya ahagaragara, asanga ibi bidakwiriye. Yagize ati ubundi atmosfere ebyiri bishobora ko zihura, ni nko kubona marayika na dayimoni bicaranye. Buriya se njye simbyemera, uyu muhanzi asanzwe ari inshuti yanjye ariko si byo kweri. Ikinyamakuru bwiza.com kikaba cyarashatse kumenya uyu muhanzi Mbonyi avuga kuri izo nenge mbi 8. Mu gusubiza, umunyamakuru yavuze ko ijambo ry'Imana ribuza guhubuka. Ati sasa icyo gitekerezo cyo kuvuga kuri biriya ni cyiza cyane, gusa ijambo ry'Imana ritubuza guhubuka cyangwa guhutiraho, ahubwo kidusaba kwifata mu marangamutima. Wanyemerera tukaba tubiretse niba nta kibazo. Umunyamakuru yakomeje kumubaza niba abihakana cyangwa abyemera ko ari ukuri. Mbonyi yagize ati ku bwanjye twaba tubiretse, comment buriya nzaba nyikora. Yakomeje avuga ko icyo gihe yari kuzabivuga mu kwezi kwa 12, ariko ntekereza ko abantu bategereje bagaheba. Ati thanks bro, nzaza muri December tuzabiganiraho neza, tubijeje ko tuzabagezaho mu buryo burambuye icyo uyu muhanzi azavuga mu gihe azaba abivuzeho, ariko kwa 12 kaba kwararenze. Ese ikibazo kiri kwibazwa, ese yaba ariyo mpamvu uyu mugabo amaze hafi imyaka 2 nta ndirimbo akora? Yaba ariyo mpamvu muri iyi minsi ugenda ubona indirimbo ze igikundiro kigabanuka ukurikije no mu minsi yashize? Ngiye rero nk'umwe mu bakunzi ba gospel bakunda uyu muhanzi ndetse bemera ibyagezweho, nkaba nifuza ko uyu mugabo yakwicara akitekerezo, akareba ibyo yagezeho, akareba icyatumye bigeraho, ndetse akareba ibindi yifuza kugeraho, akongera agatekereza cyane ku ntumbero ye, akabihuza n'umuhamagaro we, bityo akareba ibyo bamurega akaba yabihindura. Niko ntekereza, cyane ko bishobora gutuma yibagirana mu bakunzi ba gospel, kandi murabona yari umuhanzi ukunzwe cyane n'abantu batari bake. Nkaba nifuza rero Israel Mbonyi, niba unyumva, gerageza kwisubiraho, gerageza kwicisha bugufi, gerageza kwitekerezo bikomeye cyane, kuko turacyagukeneye cyane. Fatira urugero ku bahanzi nka ba Dominique Ashimwe bamaze imyaka myinshi Nyagateke bafite igikundiro, nubwo wenda bigaragara ko hari abagiye bagabanya ritime mu muziki, ariko bikaba bitaratewe n'impamvu z'uko wenda nta mavuta y'Imana bafite, ahubwo bikaba byaraturutse kuko baba bafite izindi nshingano. Nka Dominique yari mu ishuri, ndetse akiyongeraho kuba yaratangaje ko afite inshingano zindi mu muryango, n'abandi benshi bavuzwe haruguru harimo ba Aime Uwimana. Fatira urugero kuri abo ba Simon Kabera, witekerezeho, bityo ukomeze. Ufite inshuti nyinshi nka za Patient Bizimana, uzegere zikugira inama. Turifuza ko wakomeza gukundwa bro, Imana ikomeze kukwishimira cyane. Ni mwene so bakunda cyane, Obededom Frodouard, Umurage Community. Shalom, ciao ciao. Yabashuje inshuti z'Umurage Community, Yesu nashimwe cyane. Nk'uko bisanzwe iteka, ni mwene so Obededom Frodouard. Tujye tugirana ibiganiro bitandukanye, aho byibanda kuri gospel ndetse n'ibindi biganiro bifitiye inyungu sosiyete. Uyu munsi wa none turi mu kiganiro cya gospel, aho uyu munsi wa none tugiye kuganira ku muhanzi abantu benshi bakunze cyane ndetse bazi,
ari we Mbonyicyambu Israel cyangwa se Israel Mbonyi. Akaba ari umuhanzi wakunzwe mu ndirimbo zitandukanye n'ubu ngubu agikunzwe. Ahangaha rero tugiye kuganira ku nenge 8 cyangwa se ibya 8 Israel Mbonyi ashinzwa, bikaba bishobora kuba intandaro yo kuba yarangira cyangwa se yazimira mu gihe yaba atazikosoye. Ahangaha ni amakuru dukesha ikinyamakuru Impinga cyagaragaje izo nenge 8, zikaba ari inenge mbi zigaragaza ko uyu muhanzi Mbonyicyambu Israel, ahangaha iki kinyamakuru kikavuga ko cyaba cyarabitangarijwe n'abakunzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamusaba kuba yakwigira ku bandi bahanzi bagiye bamubanziriza. Iki kinyamakuru kikaba kigendeye ku rutonde rw'izi nenge zivugwa kuri uyu musore, zikaba zitari nziza. Ahangaha ikinyamakuru tuzi cyane bita bwiza.com kikaba kikimara kubona ibimuvugwaho, kikaba cyarabajije Israel Mbonyi niba koko ibimuvugwaho byaba ari ukuri cyangwa se ari ibihuha. Mu gusubiza akaba umunyamakuru akaba yaravuze ko atahita agira icyo abivugaho, kuko ijambo ry'Imana ribuza umuntu wese guhubuka. Muraza kuza kubibona muri iki kiganiro. Ahangaha zimwe muri izo nenge mbi zashyizwe ku rutonde n'iki kinyamakuru Impinga, hariho n'izavuye mu kiganiro yakoze kuri radiyo Isango. Birumvikana ahangaha mwihangane turifashisha ibiganiro byagiye bitangwa, yaba ari ikinyamakuru Impinga ndetse n'ikinyamakuru Bwiza ndetse n'ibyaturutse kuri radiyo Isango. Ahangaha icya mbere ni ukwiyemera. Ahangaha muri iki kiganiro cyabaye kuri radiyo Isango Star, kikaba kigaragara ku rubuga rwa YouTube cyo ku itariki ya 4 Gicurasi 2019. Ahangaha ku munota wa 22 w'iyi video hakaba humvikana abanyamakuru bakomeye basesengura iby'uyu muhanzi Israel Mbonyi. Umunyamakuru Philipita akaba ahamya ko Israel Mbonyi yatangaje muri studio za Radio Isango Star ko yifunga cyangwa se yiyemera. Ahangaha mu kiganiro cye ngo Israel Mbonyi we ubwe akaba yarivugiye ko yifunga, ni ukuvuga ko yiyemera mu mvugo z'abahanzi baririmba indirimbo zitwa izisi, niko bajya bavuga. Philipita akaba akomeza aha ubuhamya bagenzi be Giselle na Yemi agira ati, yarambwiye ahangaha avuga Israel Mbonyi ati njya ndya umuntu sine, akaba mbese yandikirwa n'umuntu ntamusubize kuri WhatsApp kandi mfite umwanya. Ati iyo ibintu byose bibonetse biramupango bita agaciro. Ahangaha kugeza ubu abanyamakuru benshi bakavuga ko uyu muhanzi cyangwa se uyu muririmbyi ababeshya, ndetse bakabihera bavuga ko yiyemera mu kuba yabaha ibiganiro, ari na kimwe mu byagabanyije umurindi w'icurangwa n'igikundiro cy'indirimbo ari gusohora muri iyi minsi. Bamwe mu bana bacuruza imiziki cyangwa se aba DJ bagane n'ikinyamakuru bita Impinga, bakaba bemeza ko indirimbo ze abantu baza bashaka arizo yahereyeho, naho izubu ntawe ukizibibaza. Akaba ari niyo mpamvu bigoye kubona mu mashini computer z'aba bana indirimbo ze zubu. Icyakabere gusumbanisha abantu mu butumire. Ahangaha bamwe mu bategura ibiganiro batigeze bashaka ko amazina yabo ashyirwa ahagaragara cyangwa se avugwa, bakaba bemeza ko gutumira uyu muhanzi w'icyamamare bigorana cyane, aho aca amafaranga y'umurengero cyangwa se menshi, kandi akaba yakagombye kuborohereza, dore ko byinshi mu bitaramo baba bamutumiyemo ari ibitaramo bitishyuza. Ibi binashimangirwa na bamwe mu bayobozi b'amakorali bahuriza ku kuba yitabira ibitaramo by'abantu bise ngo basobanutse cyangwa bamuhaye amafaranga menshi. Umwe mu baganiye n'umunyamakuru mu karere ka Nyarugenge ati, Mbonyi amaze kuba umusitari biragoye kumutumira, uriya mwana gusa mbabazwa nuko abahanzi b'Imana iyo bamaze kuzamuka birengagiza ko intego ya mbere ari ukuvuga ubutumwa. Ubwo rero ntibyari bikwiye ibyo guca amafaranga. Twe korali yacu ntayo yaduciye, ahubwo yakomeje kutubwira ngo arareba umurebera inyungu ze manager. Undi muyobozi wa korali iki kinyamakuru cyaganiriye nawe akaba yaravuze ko bamuhaye amafaranga 350 y'abacuranzi kuko abandi bamucurangiraga nabi. Icya gatatu ari ukwemerera abantu kwitabira ibitaramo n'ibiterane akabahinduka ku munota wa nyuma. Uyu muhanzi akaba avugwaho ko yemerera abantu ko azaza mu bitaramo byabo
kuririmba ubundi akabatenguha ntanatange impamvu zabaye abantu bakamutegereza bagaheba. Iyi akaba ari inenge nayo yagarutsweho n'abakunzi b'umuziki waririmbiwe Imana banemeza ko hari igihe abemerera ubundi akabahinduka ku munota wa nyuma, cyangwa se agakuraho telefone, cyangwa se yabapfa agasoni akabandikira ngo yagiye imahanga. Icyaka ni hari ukudaha agaciro no gusuzugura bamwe mu bahanzi bakorana umurimo w'Imana. Iyi nenge yakunze kumuvugwaho mu myaka yashize, akaba kuva yakwamamara iyi nenge yagiye imuvugwaho cyane, kuko nyuma yo kuva mu Buhinde kwiga bikaba bivugwa ko yahise ahindura inshuti ze ndetse bamwe mu bo babanye nawe iyo mu mahanga bakaba bemeza ko yahise abicaho akimara kwamamara kandi ari bo yifashishaga. Umwe mu bo twabashije kuganira ufite kampani mu mujyi wa Kigali akaba yaraduhaye ubuhamya agira ati, mbonye yabaye umusitari bro, ni byiza gusa yahise yica ku nshuti ze. You can't imagine, ntiwabyumvisha. Uzi ko mwandikira akambwira ngo ndinde aseka. Twarabanaga mu nzu imwe. Icya gatanu hari ukudashyigikira impano zikizamuka. Umwe mu bahanzi baba mu gihugu cy'Ubuhinde waganiriye n'iki kinyamakuru akaba yemeza ko yakuranye na Israel Mbonyi bacurangana ahantu bita Kamuhoza mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimisagara. Akaba atarashatse ko amazina ye ajya agaragara. Yagize ati, njyewe twarakuranye tunacurangana, ubundi twamwitaga Eric gusa yarahindutse pe. Ntibikwiye ku muririmbyi uririmbira Imana njye ndanamwandikira ntansubize, gusa numva ko tubihuriyeho turi benshi. Yego wenda bafite abantu benshi bamushaka, ariko ntiwahamagara umuntu umwandikira amezi agashira ntacyo agusubiza. Ariko ahangaha birashoboka ko byaba biri kugenda binduka, kuko mu minsi yashize nibwo yateguye uburyo bwo gufasha abanzi bukizamuka n'ubwo bushobora kuba bwaraburijwemo na COVID-19. Icya gatandatu, guca amafaranga y'ikirenga. Benshi mu bayobozi b'amakorali n'abahanzi bemeza ko uyu musore akwiriye kwikosora, ngo kuko si ku muririmbyi w'Imana yakagombye kubaho. Aca amafaranga ahantu hose mu rwego rwo kuririmbira Imana. Umwe wo mu itorero rya ADEPR w'umuhanzi yagize ati, njye ntegura igitaramo naramutumiye yanga kuza, aranyemerera ko azaza ndetse yari yanyemereye ko azamfashisha gutumira kuri IG ye cyangwa se ku rubuga rwe rwa Instagram, ariko narategereje amaso ahera mu kirere gusa. Yarambabaje niyo ambwira amafaranga nari kuyamuha, ariko ntambeshye. Israel Mbonyi Icyambu mu myaka yashize akaba yarahoze acuranga mu rusengero mu ntara y'Amajyaruguru i Musanze. Hakaba ari imwe mu makorali yigeze kumutumira mu ntara ayica miliyoni 2. Icya karindwi ari kuza yakerewe mu bitaramo n'ibiterane. Iki nacyo ni igihurizwa n'abantu benshi baganiriye n'urubuga impinga.com bemeza ko akererwa ibitaramo akaba ari ingeso usanga benshi mu barokore banga. Aho uyu muririmbyi ahagera akicara akanya gato igihe cyo kuririmba bamwemereye kigeze. Urugero rwatanzwe n'umwe mu bakristo basengera i Bethsaida, akaba ari n'umuhanzi utarashatse ko tumuvuga amazina, akaba yaragarutse mu gitaramo cyo gushyigikira umwana witwa Sheja cyabereye ahitwa i Bethsaida Holy Church mu Gakinjiro ka Gisozi ahazwi nko kwa Rugamba. Yemeza ko Mbonyi cyangwa Israel yaje yakera bigatuma benshi mu bakristo babyinubira. Rurangwa akaba ari iryo zina twamwise. Yagize ati, ntibikwiriye ko umuntu nk'uriya ufatwa nk'icyitegererezo yakwigira kuriya gusa zikwicisha bugufi mu buryarya kandi agira akarimi keza, akaba yakujijisha akigira umwana mwiza. Birakwiye ko ahindura imyitwarire. Ubu se abandi bahanzi banamurushije kwamamara ko bagiye bicisha bugufi. Reba nk'umusaza Aime Simeon Kabera, Dominique Ashimwe n'abandi yajya afatira icyitegererezo. Ntibikwiye, akaba yarabivugaga yarakaye. Icya munani, kuririmba mu bitaramo byabereye mu tubyiniro no mu tubari. Bisa n'ibigora kwakira mu bantu benshi bakijijwe, nubwo bamwe basanga nta kibazo kubona ko umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana yakwitabira igitaramo kirimo inzoga z'amoko atandukanye, ndetse n'abahanzi badahuje kwemera bitwa ko bataririmbira Imana, aho bakunze kwita abisi. Ariko ngo ibyo siko bimeze ku ruhande rw'uyu muhanzi, kuko we usanga yitabira ibitaramo bitandukanye bipfa kuba bimuha amafaranga menshi. Ibi
hari bamwe mu barokore basanga bidakwiriye, aho bemeza ko ari ibirere bibangikanye, ni ibirere bibiri biba bitandukanye, different atmospheres, ko umuririmbyi wo kuramya yakagombye kuba akorera mu kirere kirobanuye. Guca amafaranga y'umurengera, kwemera kuririmba mu tubari atagize impungenge ko bamumenaho inzoga, bigaragaza ko icyo umuririmbyi ukora bene ibi bikorwa ntaho atandukaniye n'ab'isi bashyira imbere gukora amafaranga. Israel Mbonyi hari igitaramo yigeze kwitabira cyari cyateguwe n'umushoramari nyiri ikipe ya Gasogi ndetse na TV1 akaba Kenisi, aho Mbonyi yahuriye ku rubyiniro na Christopher na Bruce Melody uzwi mu ndirimbo Ikinyafu n'umuhanzi bita Yvonne Chakachaka ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Umwe mu bavugabutumwa bakunda kubwiriza mu biterane bikomeye bigaragaramo abahanzi, waganiriye n'urubuga bita impinga.com wo mu karere ka Nyarugenge, utarashatse ko amazina ye ajya ahagaragara, asanga ibi bidakwiriye. Yagize ati ubundi atmosfere ebyiri ni bishobora ko zihura, ni nko kubona marayika na dayimoni bicaranye. Buriya se njye simbyemera, uyu muhanzi asanzwe ari inshuti yanjye ariko si byo kweri. Ikinyamakuru bwiza.com kikaba cyarashatse kumenya uyu muhanzi Mbonyi avuga kuri izo nenge mbi 8. Mu gusubiza, umunyamakuru yavuze ko ijambo ry'Imana ribuza guhubuka. Ati sasa icyo gitekerezo cyo kuvuga kuri biriya ni cyiza cyane, gusa ijambo ry'Imana ritubuza guhubuka cyangwa guhutiraho, ahubwo kidusaba kwifata mu marangamutima. Wanyemerera tukaba tubiretse niba nta kibazo. Umunyamakuru yakomeje kumubaza niba abihakana cyangwa byemera ko ari ukuri. Mbonyi yagize ati ku bwanjye twaba tubiretse, comment buriya nzaba nyikora. Yakomeje avuga ko icyo gihe yari kuzabivuga mu kwezi kwa 12, ariko ntekereza ko abantu bategereje bagaheba. Ati thanks bro, nzaza muri December tuzabiganiraho neza, tubijeje ko tuzabagezaho mu buryo burambuye icyo uyu muhanzi azavuga mu gihe azaba abivuzeho, ariko kwa 12 kaba kwararenze. Ese ikibazo kiri kwibazwa, ese yaba ariyo mpamvu uyu mugabo amaze hafi imyaka 2 nta ndirimbo akora? Yaba ariyo mpamvu muri iyi minsi ugenda ubona indirimbo ze igikundiro kigabanuka ukurikije no mu minsi yashize? Nge rero nk'umwe mu bakunzi ba gospel bakunda uyu muhanzi ndetse bemera ibyagezweho, nkaba nifuza ko uyu mugabo yakwicara akitekerezo, akareba ibyo yagezeho, akareba icyatumye abigeraho, ndetse akareba ibindi yifuza kugeraho, akongera agatekereza cyane ku ntumbero ye, akabihuza n'umuhamagaro we, bityo akareba ibyo bamurega akaba yabihindura. Niko ntekereza, cyane ko bishobora gutuma yibagirana mu bakunzi ba gospel, kandi murabona yari umuhanzi ukunzwe cyane n'abantu batari bake. Nkaba nifuza rero Israel Mbonyi, niba unyumva, gerageza kwisubiraho, gerageza kwicisha bugufi, gerageza kwitekerezo bikomeye cyane, kuko turacyagukeneye cyane. Fatira urugero ku bahanzi nka ba Dominic Ashimwe bamaze imyaka myinshi Nyagateke bafite igikundiro, nubwo wenda bigaragara ko hari abagiye bagabanya ritime mu muziki, ariko bikaba bitaratewe n'impamvu z'uko wenda nta mavuta y'Imana bafite, ahubwo bikaba byaraturutse kuko kuba bafite izindi nshingano. Nka Dominic yari mu ishuri, ndetse yakiyongeraho kuba yaratangaje ko afite inshingano zindi mu muryango, n'abandi benshi bavuzwe haruguru harimo ba Aime Uwimana. Fatira urugero kuri abo ba Simon Kabera, witekerezeho, bityo ukomeze. Ufite inshuti nyinshi nka za Patient Bizimana, uzegere zikugira inama. Turifuza ko wakomeza gukundwa bro, Imana ikomeze kukwishimira cyane. Ni mwene so bakunda cyane Obededom Frodwar, Umurage Community. Shalom, ciao ciao.